Yes, reka nongere nguhe ikaze kuri Today 250. Iki ni cya gice dutemberane nyine aho tugenda tubatembereza ahantu hagiye hatandukanye hihariye haba hafite umwihariko nyine ubudasanzwe. Ushobora kuba wari uhazi cyangwa udasanzwe uhazi ariko nyine umwihariko haba ibyo ari byo byose ntago ubuzi. Niyo mpamvu tugutembereza tukahakwereka uko haba hameze tukagusobanurira n'umwihariko waho. Uyu munsi ntago bisanzwe ngira ngo ahantu ndi urimo urabibona ko ari mu musozi. Mwiriwe mama, ushaka gutambuka? Reka tubahe inzira. Mugiye gusenga? Okay. Yes, rero nari ndimo kubikubwira, nizere ko nibi byose wabishizemo. Ntugire ikintu ukuramo kuko ni muri dutemberane. Sinende kubwira ko tugenda tukwereka ahantu hagiye hatandukanye nyine hafite umwihariko uba wihariye nyine. Ari byo wasanga uhazi cyangwa se ari ubwa mbere uhabonye ariko nyamara utaruzi umwihariko waho. Aha hantu rero uyu munsi ndi ni ahantu hadasanzwe. Urabona ko ari ku musozi, ni mu musozi ubundi, ni mu musozi bahita banguka ngo utabare. Banguka ngo utabare ngo niho abantu baza gusengera bagataha batahanye ibisubizo. Nimba wari ufite ikintu wifuza gusengera, nimba hari icyifuzo runaka wari ufite, nimba hari intego runaka wari ufite, ngiyo uje kuri uyu musozi ugasenga ngo biragufasha utahanye ibisubizo. Ngira ngo murimo no kubibona already. Mwamubonye umubyeyi dutambutseho aracyazamuka. Hano ntago ariho bigarukira, turakomeza tuzamuke ruguru. Ni mu musozi. Ndaje dukora urugendo nyine mbatembereze mbere ukuntu hano hantu haba hateye ubwoba. Ngira ngo uri no kubibona hano iruhande rwanjye, urabona handitse amagambo agiye atandukanye yo muri Bibiliya, ni imirongo ya Bibiliya abantu bagenda bandika kuri aya mabuye. Baba bizeye ko hari icyo biri buze kubafasha. Nyine urumva ni imyemerere, abantu bagira imyemerere itandukanye, abantu bizera mu buryo butandukanye ariko buri wese afite uburenganzira bwe bwo kwizera. Icy'ingenzi nuko twese duhuriza ku Mana. Rero tugiye gutemberana aha hantu murebe ukuntu hameze. Mu by'ukuri hano ikosa ritoya hano mugita nisanga epfiriya nabaye akaramba. Ngira muri kubibona ko ubundi ubu ntitwabanza tugasoma Abakorinto 11 umurongo wa mbere kugera ku wa 16. Twabanza tukabisoma biri ubundi tukabona gukomeza dutembereza aba bakunzi ba Today 250 tunabereka uko biba byifashe. Nitugera hejuru ndababwira ahantu uyu musozi uherereye. Reka tubanze dusome muri Bible turebe ese uyu muntu wanditse ibi bintu hano yashakaga kuvuga iki. Ibintu ba mbere 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 16. Ni byinshi ntago twabisoma byose ariko reka dusome umurongo wa mbere. Haravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Nabyumvise, mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Mumbaza umuntu wabyanditse. Hanyuma umurongo wa kabiri uravuga ngo ndabashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose mugakomeza imigenzo nk'uko nayibahaye. Turekeye aho ngaho. Undi murongo wa kabiri ni Abalewi 22. Abalewi abantu rero baba bazi ngo ntabwo tujya dusoma. Hari abantu baba batazi ko tujya dusoma Bible. Akazi kanyu muzajya mumenya aho twakoreye ibyaha ariko aho twihaniye ntabwo muzajya muhamenya. Abalewi 22 umurongo wa 9 haravuga ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononnye. Karova bikaze ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utazabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononnye. Iyi niyo 20 duhereyeho nyine bitewe nuko ariyo dutungukiyeho kuri uyu musozi. Ariko muri dutemberane y'uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ibi bintu
biba bigoye. Impamvu mbyita ko ari ibintu bigoye, ibaze aha hantu ndi, uri kubona ahantu nicaye ni ku musozi, ni amabuye, ni urutare. Kubona umuntu w'umubyeyi ari kuhazamuka yambaye ibitenge cyangwa yambaye ikanzu, ari kuzamuka hano hantu ari kujya gusenga, my friend, babyita gushaka Imana. Babyita gushaka Imana. Nta muntu ariko mbwiye ngo abikore. Murabizi ko bibujijwe. Ubu n'abantu bahari turaza kubabaza, ntabwo baba bafite, bahazamuka bate? Ubu ntago baba babona ko bigoye. Reka tuze tuhagere, reka dukomeze urugendo rwacu. Aho nagira ngo mbarabure gusa hano tugiye gutemberera uyu munsi. Turi ku musozi aho bajya gusengera bagatahana ibisubizo. Reka dukomeze dutembere wiso. Ahantu kuhazamuka ni hatari, babwiye ikosa ritoya nahita karambo kugenda wigendera kubabeshya. Urabona ahantu turi kuzamuka, turi kwerekeza hariya bari ababyeyi bari. Ibaze nawe kuri ruriya rutare ahantu bari kuhagera, uri umuntu w'umubyeyi uri kuzamuka ahantu hangana gutya, ikosa rimwe guhita ubakarambo. Kuko n'ukugwa ahantu hepfo mu manga, hepfo kabisa, kandi ntago wagwa ngo ahantu hamwe bite birangira, n'ukugenda ubirinduka mpaka ugeze hepfo. So murumva rero ko ntago biba byoroshye, ariko nyine ngaba ari ukujya gushaka Imana. Urundi ruhande nkaba nibaza nti buriya uri nko mu nzu yawe ngo byakunda, ntabwo wabibona. Nicyo kintu nibaza, nkasenga ntabwo Imana ibisubizo ibyo gusengera. Abaza kubasengera simba blaming, baba bafite urakomeza gutya biso cyari kuzamuka. Nta kidasanzwe kihaba. Hari umuntu wumva ko kuza gusengera mu misozi nka gutya ngo ari bwo ngo Imana imwumva, ngo wenda arukeka ko haba hari ibintu nta kintu kidasanzwe kiba gihari, nta na kimwe rwose, nta na kimwe kiba kidasanzwe wahabona, usibye imyumvire cyangwa imyemerere gusa igiye itandukanye. Handitse ngo kandi ni Sodomu ni Gomora
imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Kuza gusengera hano hantu ntabwo twaje kuba batembereza kugira ngo nange mujye muza kuhasengera, no murabizi ko bibujijwe na leta yarabiciye ibintu byo gusengera mu misozi ngo ku butayu ngo hehe. Ariko impamvu nange mba muri kugenda muzibona, nimba abantu b'abasore natwe kuhazamuka biba ari ikosi, ngaho tekereza umuntu w'umubyeyi kuhazamuka. Kandi majorite y'abantu benshi baba bahari aba ari ababyeyi, usanga ari abamama, usanga ari abapapa, nibo bakunda kuzamuka hano hantu. In case imvura iguye uri hano, kugira ngo ugere byibuze ahantu hari inzu ntago byagutwara munsi y'iminota 30. Urumva deja waba wanyagiwe. Haramutse yabaye ikibazo cyo kwa kundi ikintu kiridukaho gatoya, nta n'uwabari inkuru, umurambo waba ari ivu. So rero ngayo nguko twitwa Today 250. Tuba tugenda muri iki gice, tugenda tubatembereza ahantu hagiye hatandukanye, tubasangiza experience zigiye zitandukanye, yaba ari ahantu nyaburanga, yaba ari ahantu h'umwihariko, yaba ari ahantu hafite udushya, n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye muba mutazi cyangwa mwumva gusa ariko mutarahagera. Turahabagerera tukabereka ibyaho, ibihabera, ibihakorerwa n'uko hateye byose, tukaba duhari. Igice twise dutemberane. Uyu munsi tubatembereje kuri uyu musozi, hano ho bahita Banguka ngo utabare, hari ahandi njya numva bita Kanyarira, n'ahandi hagiye hatandukanye. So ngayo nguko, mwakoze cyane kubana natwe. Nitwa Iva Eritier Wilson, abari kuri kamera ari kugenda abikurikirana 5 kuri 5, asigaye ciao ciao, dusubire.